dusenga Imana. Sengere kano mafunguro kugira ngo Imana igeze. Kasongo Mumbali nanga. Hallelujah. Amen. Reka dusengere kano mafunguro kugira ngo Imana igeze. Mana yacu. Uri Mana. Uduhaye aga mafunguro. Ni wowe Mana uzi byose. Aga mafunguro tugiye kujya tumaze iminsi mu bihe by'iminsi 3. None Mana turi kugasengera kugira ngo ugeze kandi ugatunganye. Mana iganeza. Oh, ni wowe Mana ushoboye byose. Aga mafunguro uragazi. Ni wowe yatanze. Ni wowe wagenjeje. Ni wowe yahaye umugisha. Ni wowe yahinduriye ubuzima. Reka kugira ngo n'abatagabonye Mana nabo bagereho. Ayi Yesu we ushoboye byose mu isi no mu ijuru. Reka aga mafunguro yo umugisha Uwiteka we. Reka uyatunganye uyu muntu tugiye gusangira. Uwiteka yaduhaze ndarire ngo ndagahaze ahubwo gaduhaze. Ni wowe ubizi byose. Mukozi w'Imana avuga ngo amina. Amena. 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 Vuga ngo aga mafunguro Imana igeze. Amena. Reka tuyasenge mu izina rya Yesu. Dayimoni uhagarika mu izina rya Yesu. Satani watuma tutajya ngo duhage mu izina rya Yesu. Umuhambire, umuvunagure, umushwanyaguze, umutima gwe ubugira umuriro. Kugira ngo izina ryawe rikomeze rigirute rihabwe icubahiro. Ni wowe ushoboye byose rero. Reka ubyeze kandi ubitunganye. Nanje ubwo ngiye kubirya bibi byo kumbaza n'uyu muvandimwe nawe bibi byo kumuhaza. Twese biduhaze kandi twishime tunezerewe na nijoro uduhereze ibindi tubyate twizeye mu izina rya Yesu urakoze. Amen. Hallelujah. Amen.